ari inkuru nziza, ni inkuru nziza ku banyarwanda bose, ni inkuru nziza ku bantu bose bafite ikibazo cya mituweli. Ngenda banza nivugire, ni ukuvuga ngo ngiye mfite abana babiri biwacu ni ntaho nikora pe, nabaga mu cyiciro cya kabiri ariko natungwe no kubona message mfite abana banjye babiri nanjye ningewe mu bahagarariye, ni ukuvuga ngo nagiye kubona ntungwe na message nyereka ngo ngomba kwishyura 2026 ibihumbi 60 bya mituweli, kandi no kuvuga ngo twatangaga 3000 ariko mu by'ukuri nta bushobozi mfite, sinkora ngira ikibazo cy'umugongo mba ndyamye mu rugo, ngira ngo abantu bose biwacu barabizi. Ubu nanjye bakize mu bagomba gutanga ibihumbi 20 kandi nta mbaraga mfite. Ni inkuru navuga yuko imisanzu ya mituweli igiye kuba yagabanyuka cyangwa se igiye kuba bamwe mu bo bashyiriyeho imisanzu badakwiye kwishyura bagiye kuba bayikurirwaho bagashyirirwaho imisanzu ya nyayo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza ndetse umuturage ku isonga. Oh yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukenyeta nyawe CK nyawe Lamberton. This is Kigali Connect, ngubwira ngo uringeze cyane ko waresema kugikurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi kundi. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha kora subscribe, ariko niba usanzwe ukurikira ibiganiro byacu reka nkubwire ngo uri umuntu w'ingenzi cyane kandi uri umuntu w'ingirakamaro cyane, komeza ukore share ndetse tubabwira yuko tutazabatengwa, tuzatugenda tubagezaho amakuru ameze neza. Uyu munsi ni inkuru iri very breaking, ni inkuru iri breaking, ni inkuru nakubwira ko ari inkuru nziza, ni inkuru nziza ku banyarwanda bose, ni inkuru nziza ku bantu bose bafite ikibazo cya mituweli, ni inkuru nziza ngiye kuba nakubwira. Ni nyuma yuko hari abaturage batanze ikibazo aho perezida yahuraga n'abasilamu baganira, abaturage bakagenda batanga ibibazo bijyanye na mituweli bavuga ko bari mu byiciro byo kwishyura amafaranga menshi, aho basanze muri systeme bafite kwishyura amafaranga 20,000 kandi mu by'ukuri batishoboye, bafite ubukene bukomeye cyane. Ibingibi nubwo buriya perezida abasanzwe azi impinduka zabaye mu bijyanye na mituweli, ariko akaba azi neza yuko buri muturage yagiye ahabwa icyiciro akwiriye, ariko uburyo aba baturage babajije ibibazo ari benshi byahise biha ishusho His Excellency Paul Kagame guhita amenya yuko hari abaturage benshi mu gihugu bafite ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kuba barashyiriweho amafaranga menshi cyane ya mituweli. Baze kuba uri mu cyiciro cya mbere ugasanga uri kwishyura amafaranga 20,000 bya mituweli, ni ikibazo gikomeye cyane ndetse ari nacyo perezida yagarutseho avuga ko bigomba gukemuka. Kuri ubu ngubu rero ni inkuru nziza ngiye kukubwira, ni inkuru navuga yuko imisanzu ya mituweli igiye kuba yagabanyuka cyangwa se igiye kuba bamwe mu bo bashyiriyeho imisanzu badakwiye kwishyura bagiye kuba bayikurirwaho bagashyirirwaho imisanzu ya nyayo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza ndetse umuturage ku isonga. Nkubwira yuko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugeza nyuze ku rubuga @Kigali Connect.com cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook, Instagram, LinkedIn, X na TikTok, hose ubundi ugakora follow kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Yes, munyemerere nimwihutishe inkuru kugira ngo tugende akantu ku kandi. Dore kuri iyi nkuru ivuga ko guverinoma y'u Rwanda yamaze impungenge abaturage ku bijyanye n'imisanzu mishya ya mituweli. Ngo bimeze bite, byifashe bite? Hanyuma rero guverinoma y'u Rwanda yijeje abaturage ko amavugura aherutse gukorwa ku misanzu y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweli de sante itagamije kubaremerera, ahubwo agamije kunoza serivisi ndetse no gutuma iyi gahunda irushaho gukorwa neza cyane. Ibi rero byagarutsweho na Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva
ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi ibikorwa bya guverinoma bigamije imibereho myiza y'abaturage. Agaruka ku mpinduka ziheruka gukorwa mu kwishyura imisanzu y'ubwisungane mu kwivuza. Yagize ati mituweli yatumye abanyarwanda benshi batinyuka kujya kwa muganga hakiri kare. Turishimira ko abagera kuri 88% bari muri ubu bwishingizi. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda hose abagera kuri 80% bari mu bwishingizi, bivuze ko bishyuye mituweli. Ariko ibi ngibi ni byavuzwe, ni byatangajwe, ni byavuzwe ndetse bitangazwa na Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva. Hanyuma rero yasobanuye ko kongera imisanzu byatewe n'uko serivisi zitangwa na mituweli zarushijeho kwiyongera, zirimo kuvura indwara zikomeye nka kanseri, gusimbuza impyiko, dialyse ndetse no kubaga umutima, kubaga amagufwa ndetse n'umugongo, ndetse no gushyira insimburangingo n'inyunganirangingo muri ubwo bwishingizi. Bikaba byaratumye ikiguzi cy'ubwishingizi cyiyongera cyane. Yagize ati ntabwo agamije, cyangwa se ubwo yavugaga amavugurura, ntabwo agamije gushyira umutwaro uremereye ku baturage, ahubwo agamije gutuma iyi gahunda irushaho gukora neza cyane mu buryo buhamye kandi burambye mu nyungu za buri wese. Imibare igaragaza ko amafaranga yakoreshejwe mu kwivuza yiyongereye cyane mu myaka 10 ishize, aho yavuye kuri miliyari 39. Ni ukuvuga ngo amafaranga yakoreshejwe mu kwivuza yabaye menshi cyane mu myaka 10 ishize, aho yiyongereye agera kuri miliyari 39 mu mwaka wa 2015 ndetse na 2016 akagera kuri miliyari 98 zose. Ibaze mu mwaka wa 2024 2025. Hanyuma rero mu rwego rwo gukomeza gutuma iyi gahunda ibasha kwigira no gukorera abaturage benshi, hashyizweho imisanzu mishya ishingiye ku byiciro by'imibereho, cyangwa se systeme y'imibereho. Abo mu cyiciro cya mbere bishyura, cyangwa se bishyurirwa na leta 100%. Ni ukuvuga ngo bo nta kintu na kimwe bishyura. Abantu mu cyiciro cya mbere nta kintu na kimwe bishyura, bishyurirwa na leta ku kigero cy'100%, mu gihe abo mu cyiciro cya kabiri bishyura amafaranga 3,000 nk'uko byari bisanzwe. Kuri 3 abantu benshi babizi, ariko leta ikabongera amafaranga 1,000. Abari mu cya gatatu rero bo bishyura 5,000, mu gihe abari mu cyiciro cya kane bo bishyura 8,000, naho abari mu cyiciro cya gatanu bakishyura 20,000. ari naho hari kugaragara ikibazo cyane. Ugasanga umuntu w'umuhinzi ufite ingurube n'ihene n'inkwavu worora, ugasanga bamukubise mu cyiciro cy'20,000, afite abantu 8, aba mu cyaro ahantu kure atanahinga, ntango wenda nuhinga, ari ugasanga yagiye muri system agasanga afite 20,000 agomba kwishyura kuri buri muntu. None baze abantu, noneho ari abantu busanga barabyaye cyane, ugasanga afite nk'abana nka 10 cyangwa se 8, kavuga 8, ugasanga ni nk'abantu 10 mu muryango. Ufata abantu 10 noneho uhita kuba 20,000 n'amafaranga menshi cyane. Hanyuma nubwo bimeze bityo, leta izakomeza gutanga 52% by'ingengo y'imari yose ikenewe, mu gihe abaturage bazatanga 48 isigaye. Aka kantu murakumvise neza cyane. Nubwo bimeze bityo, leta izakomeza gutanga 52% by'ingengo y'imari yose ikenewe, mu gihe abaturage bazatanga 48 isigaye. Hanyuma rero agaruka ku nyungu z'iyi gahunda, uyu Nsengiyumva Justin, Minisitiri w'Intebe, yatanze urugero rw'umurwayi w'impyiko ukenera dialyse inshuro zigera kuri 6 mu cyumweru. Abantu murabizi ko tunabaye n'urugero rw'umugore wa Theo bose babireba, yakoreshaga amafaranga menshi cyane, aho byanatumye uyu mugabo aza kuri kamera asaba, atabaza, agira ute, avuga ko amafaranga yishyura ari menshi cyane. Ni bumwe mu burwayi butwara amafaranga menshi cyane pe, kandi nyine busaba
kumwitaho, ugasanga nyine arimo arakenera dialyse inshuro zirenga nk'eshatu mu cyumweru. Urumva ni amafaranga menshi aba arimo aragenda ndetse n'ibikoresho biba biri gukoreshwa. Hanyuma rero uyu murwayi aho yagize ati uyu murwayi udafite ubwishingizi yasabwa kwishyura arenga miliyoni 9 ku mwaka, ariko ufite mituweli yishyura 10% gusa. Hanyuma rero yakomeje agira ati nubwo aya mavugurura afite inyungu, hari abaturage bagaragaje impungenge bavuga ko imisanzu mishya ishobora kutajyana n'ubushobozi bwabo, cyangwa se batasobanuriwe neza uko yashyizweho. Ubwo turimo turagaruka kuri babandi bagiye bajya muri system bagasanga bagomba kwishyura amafaranga agera ku bihumbi 20. Kandi rwose ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero ku rundi ruhande, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, perezida Paul Kagame, nawe kuwa 25 Werurwe ejo hashize yatangaje ko ahagaragaye ibitaragenze neza mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda hagomba gukosorwa vuba byihuse. Ari nayo nkuru cyangwa se ari naho hantu hashingiye inkuru yacu uyu munsi, breaking y'uyu munsi, aho uyu muyobozi yategetse ko bigomba guhita bikemurwa mu buryo bwihuse cyane. Ubwo yabitangaje kuri ejo hashize tariki 25 Werurwe 2025, ubwo yatangaje ko ahataragaragaye ibitagenda neza mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda hagomba gukosorwa mu buryo bwihuse. Ni ukuvuga ngo abantu bashyiriweho gutanga amafaranga menshi kandi batabikwiriye, bagomba guhita bayakuraho bagashyirwa ku mafaranga bagomba akwiriye, bakagabanya amafaranga bashyiriweho, bagahabwa amafaranga abakwiriye, kuko buri muturage aba agomba gutanga amafaranga nyine yiyumvamo kandi yumva ko ahuye n'icyiciro cye. Yagize ati aho bigaragaye ko hari amakosa bigomba gukosorwa kugira ngo gahunda irusheho kugira abaturage akamaro. Aya mavugurura rero ateganyijwe kuzamura umusanzu w'abanyamuryango ukagera hafi kuri miliyari 70 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2026-2027, bingana na 48% by'ingengo y'imari ikenewe mu gihe leta izakoresha cyangwa se izakomeza gutanga 52% isigaye. Hanyuma muri rusange guverinoma ishimangira ko izi mpinduka zigamije gutuma ubwisungane mu kwivuza burushaho kuba bwiza, burambye kandi bugirira akamaro buri munyarwanda, cyane mu kugabanya umutwaro w'ibiciro by'ubuvuzi ku ndwara zikomeye. Ngayo nk'uko rero nuko bimeze ndetse nuko byifashe, aho abaturage benshi bari bamaze igihe bafite ikibazo kijyanye no gusanga barashyizwe muri system yo kwishyura amafaranga menshi cyane. Ibaze kuba wari umuntu utunzwe no guca inshuro, utunzwe n'akazi ko kwirirwa ugenda mu bantu bamesera, akazi nyine gaciriritse cyane, no kurya bikugoye, ugasanga muri system bagushyize ku bihumbi 20. Wenda ufite abana 4 n'umugabo, cyangwa se umugabo ufite n'umugore, ufite muri famille y'abana bagera kuri 6, ibaza ibihumbi 20. Ibihumbi 20 ku bantu 6 ni amafaranga menshi cyane, ku buryo ari inkuru nziza ku baturage, ari inkuru nziza ku banyarwanda, kubera ko iki kibazo buriya ikibazo cyageze ku mukuru w'igihugu. Mu by'ukuri ubundi abasanzwe azi gahunda iriho y'imivugururire cyangwa se ijyanye n'amavugurura yo kwishyura mituweli, abasanzwe abizi, ariko iki n'abatazi ntabwo azi ngo byakozwe biti. We abazi ngo byakozwe mu buryo bukwiriye, ntabwo bafite amakuru yo kumenya ngo abaturage bahawe byiciro babikwiriye. So rero urumva ni inkuru nziza
ndetse dushimira abaturage bagiye babaza ibi bibazo kubera ko byagize akamaro gakomeye cyane, byanatumye umukuru w'igihugu hari icyo yabivuzeho ku buryo vuba byihuse ibiciro bigomba kuba byakurwa ku bantu badafite ubushobozi bwo kubyishyura ku buryo vuba muri sisiteme kabisa. Hari inkuru nziza ko abantu basanze bafite mu biciro bishya cyangwa se amafaranga menshi yo kwishyura, barashyiriweho amafaranga menshi yo kwishyura, bagomba gusanga yaragabanyijwe cyangwa se yarakuweho. Ni inkuru nziza rero, iyi niyo breaking twari tubafite uyu munsi. Nkushimira ko ukomeza gukurikira ibiganiro byacu nakagaruka, komeza ukore subscribe ndetse usangize ibiganiro byacu abandi bantu bagiye batandukanye, ubundi ibintu bibashe kuba byagenda neza cyane. Ikindi kintu ntabwo asabaga kindi, muri iyi minsi batwandikiye barimo batwohereza ama message ya mituweli. Ngenda banza nivugire, ni ukuvuga ngo ngiye mfite abana babiri, iwacu ni ntaho nikora pe, nabaga mu cyiciro cya kabiri, ariko natungwe no kubona message mfite abana banjye babiri, nanjye ningewe ninjye mbahagarariye. Ni ukuvuga ngo nagiye kubona ntungwe na message inyereka ngo ngomba kwishyura 2026 ibihumbi 60 bya mituweli, kandi no kuvuga ngo twatangaga 3000, ariko mu by'ukuri nta bushobozi mfite, sinkora, ngira ikibazo cy'umugongo, mba ndyamye mu rugo, ngira ngo abantu bose biwacu barabizi. None twagira ngo duhe ubufasha, murakoze. Ariko ubufasha bwa mbere bukwiye kuba buriho n'inzego zibishinzwe. Nk'icyo wabigize ntabwo byategereza igihe nzabonekera nk'aha cyangwa iki, muba mukwiye kugeraho mubigeza bikazamuka mu nzego, bikanafasha no kugira ngo igihe abantu baba bagena biriya bigomba gukorwa bamenye ko hariho abantu nkawe bakwiriye kuba bafashwa. Uburyo wabuze aho kigeza mbere nacyumvise kandi turaza kubikurikirana, ariko ndagira ngo mvugire n'abandi batari hano cyangwa bafite ikibazo nk'icyawe, baba bakwiye kugira aho bageza ikibazo nk'icyo cyangwa icyifuzo nk'icyo. Haba habaye iki? Waragerageje biranga, byagenze bite? Ku nzego z'ibanze no ku zindi nzego haba hakwiye kuba hari uburyo abantu bumva ibintu nk'ibyo, noneho no mu gufata ibyemezo tukagira aho duhera, sibyo? Ari hehe wavugaga? Ni ngewe. Byagenze bite? Wabuza undi muntu waganyira kugira ngo bimenyekane abantu muturanyi yaragerageje, bamubwira nyine ko bazabasubiza, ubwo nagira ngo nyine barize muri rusange kuko njye nari ndwaye. Sawa. Nitwa Masumbuko Leopold Hasani, nkomoka i Rubavu, mfite imyaka 72. Ikibazo cya mbere ni kimwe gihwanye n'icyuriya mubyeyi abajije cyerekeranye na mituweli. Ubu nanjye bashyize mu bagomba gutanga ibihumbi 20, kandi nta mbaraga mfite. Ibibazo bibaye bibiri rero. Icya mbere ni icya mituweli, icya kabiri ni cyo mutambagira. Ibyo ubinyuze muri aba ngaba, abagomba kuba bafite ibyo byifuzo cyangwa ibibazo ni benshi cyane. Reka turebe uburyo twabinyuzamo. Abayobozi bw'idini n'abayobozi b'izindi nzego mwajya mwumva neza, tukareba ibishoboka bigakorwa, bidashoboka bigasobanuka.